Aha ni Gakenke twasuye k'abanyamakuru, dukomeje kubereka dore uko amazu yabaye bitewe n'ingabo za FARDC, Abarundi ndetse n'abambari babo. Murabona ukuntu bangirije amazu. Aya ni amazu y'i Gakenke muri amwe twagiye dusura twagezemo. Reka tubereke uko byifashe, uko bamaze amazu y'abaturage bakomeza kuyasenya, aho abaturage bakomeza kwerekana akarengane kabo bavuga ko ibo batahaye bagwana, ariko leta ya Kongo ndetse n'ubufatanye n'u Burundi bakomeje kubagirira nabi. Nimubyirebere namwe uko byifashe, amazu yarashize. Yego, uko mubireba aya n'andi mazu rero tugezeho, urabona ukuntu yasenyutse kubera amadrone ya FARDC n'Abarundi bari bakomeje kugira ubugizi bwa nabi. Urabona kuko nta ubwicanyi bwabo ntabwo bwari bukurikiye gusa bavuga ko bashaka igisirikare cya twirwaneho na M23. Oya, sibyo. Ibi ni ibyerekana kuko ari abaturage gusa bakomeje gukurikira kugira ngo babagirire nabi, kuko iyi nzu ni y'umuturage ntabwo ari inzu y'abasirikare. Mubyirebere namwe mwenyine ukuntu yashize. Yego, reka mukomeze mudukurikirane tubereke n'amazu menshi. Nimurebe iyi nzu ukuntu yashize. Aha hari mu gikoni cy'abaturage batekeramo, ariko kuri uno mwanya irasa n'igishize. Ariko gusa icyo abantu bashima ni uko ingabo za twirwaneho ndetse na M23 bakomeje kubashakira umutekano. Umwanzi wari uri aha ngaha bakaba bamukuyeho. Nico abaturage bishimiye cyane cyane, nubwo bagiye basamburirwa ibyabo. Nimubyirebere ko inzu yashize. None reba aho bari urabona ibintu, imisego yo mu nzu ariyo makusi y'abantu, intebe zo mu nzu bagiye bazana batino. Urabona amabido, imikeka iriya hose, ibyo byari iby'abaturage ariko bagiye babimara. Urabona nyine ibintu by'abaturage byose biri mubirebe namwe. Urebye izi ni indake bagiye bavamo, ariko ibintu by'abaturage urabona automatera, ibintu byari byarahishwe byose by'abaturage. Nimurebe namwe uko bimeze, mubyirebere. Dushatse kugira ngo tubereke aho twirwaneho yabohoje mu bice by'i Gakenke ifatikanije na M23. Mubirebe nawe nuko niko byifashe. Yego yego, imisozi yarashizemo kabyarana. Urabona ukuntu bimbye imisozi. Aha hose naho bari bari, ariko Imana yo mu ijuru ifatikanije na twirwaneho yahabakuye. Imana igira ubwenge kabisa. Yego yego, nimubirebe uko byifashe. Matera zose ni indake bagiye bava. Umusozi wose wari wuzuye.
Oya, turafata amazu y'abaturage ukuntu yangiritse, leta ya Kongo iravuga ngo ikurikiranye M23 twirwaneho, ariko kandi bigaragaza kuko atari abasirikare bakurikira abaturage. Urabona inzu z'abaturage ukuntu bazibomoye, bazitwitse, ibintu urumva ari byo. Itombe kabisa, itombe. Urabona umuhana wose bari bawumaze pi, umuhana uzungurutsa indaki imyobo na ryari. Urabona aya mazu ukuntu bayagize kwe, igiti cyari gitarase. Arajyanye yarushe, ararushe. Uru ni urubunga rw'ikanisa rero, ikanisa bagize gutyo, naryo nimurirebe uko ryifashe. Hari ikintu basize cyitwa inzu y'ibyatsi. Iyi ni murerero y'abaturage yahiye yose kabisa, bayikije hasi. Inzu ya Mure na Mure ubwayo, n'ibyuma byose byahiriye aha ngaha, mubyirebere namwe. Bageze aho batwika na za Mure.